umuntu ukiranuka ese nawe aka kanya bageze ku muturanye bakamubaza cyangwa ku nshuti yawe yavuga ngo urakiranuka baguhamiriza mwabavandimwe aho muyobora bo yemwe bayobozi b'itsengero b'amadini nushaka kuvuga ubuyobozi usanzwe uyu musirikare yavuze ngo umutware kandi utwara abantu basirikare ati haguruka nawe ndi umuntu nka mu gihe aka kanya abayobozi b'amadini byonyine no kumuhamagara mu izina wakubitwa urebye nabi udahamagaye bishop dadi papa mushumba ukamusenga Imana guma mu masengesho nta bwiza kwirengagiza oya yipfukamire uyisenge uyibwira ibyawe byose izasubiza amasengesho pfukamusenga Imana guma mu masengesho nta bwiza kwirengagiza oya yipfukamire uyisenge uyibwira ibyawe byose izasubiza amasengesho mote karame pfukama yego usenge guma mu masengesho yego uyibwire ibyawe byose uyibwire ibyawe byose izasubiza amasengesho izagira gute izadusubiza nta nubwo izadutererana Imana yacu ntago itererana abayisaba senga ntacyo uzabura senga ntacyo uzabura senga ntacyo uzabura senga ntacyo uzabura senga komeza usenge ntucike intege guma mu masengesho ukuri wiyirize usenge ushishikaye senga ntacyo uzabura senga ntacyo uzabura senga we ongera usenge ntacyo uzabura senga we komeza usenge we guma ku karago ongera usenge senga ntacyo uzabura senga ntacyo uzabura senga n'ubundi buzima gusenga gusenga ni byiza harimo amahoro harimo amavuta harimo gusenga n'ubundi buzima Imana ishimwe senga ijambo rimwe ni ugusenga sabana n'Imana ku buryo uvuga ati koko wasenze senga Imana ku buryo Imana irakumva Imana koko ikumva kuko umwana wayo yayegereye bafitanye ubusabane nk'umwana n'umubyeyi senga unyegenyeze intebe y'Imana Imana yumve kuko Imana ihagurukire kukumva Imana igutumeho marayika aza kubwira ngo gusenga kwawe ngo kwageze imbere y'Imana ngo Imana irakumva aka kanya ikintu tuzize ni ukudasenga cyangwa tugasenga by'urwiyererutso gusenga byo kwikiza ngo reka nsenga kuko mbese nabifashe nk'akamenyero ngiye kuryama ngomba gusenga nkicara mbese n'ibitotsi byanjye ndi kuvuna ijosi gakeya nta mbaraga mu gitondo wabyuka ngo nakerewe ariko ntakundi reka nsenga hururuhubu senga ubishaka usengane umwete umutima wawe wose uwujyana imbere y'Imana mbese wumve kuri mu kindi kirere kitari ukurangiza umuhango ahubwo wumve kuri mu kintu ugiye gukora nkuko mbese kufata isahane y'ibiryo ukabishyira imbere yawe ugashishikara ukarya ukumva koko kuri mu gikorwa cyo kurya ukarangiza bya biryo
nakwinginga ngo fata umwanya wawe wo gusenga, uvuge ati ngiye imbere y'Imana ngiye gusenga. Ufate umutima wawe wegereza Imana, kuko nawe nusenga, hari igihe usenga ukumva uri mu kirere pe, ukumva isengesho ryawe koko pe riri kugenda. Hari n'igihe usenga ukumva ntabwo riri kurenga imbere yawe, ukashaka n'amagambo yo kuvugwa ukayabura. Rero senga, ufate umutima wawe wose ushyira imbere y'Imana, wumve ko winjiye nawe mu kirere cy'Imana. Aho ngaho nawe niho Imana kuko yumva amasengesho yawe, ikakubona imbere yayo, ikumva ko ufite ikintu uri kuyisaba, maze Imana ikakwishimira, ikanagutumaho marayika wayo akavugana nawe ko gusenga kwawe kwageze imbere y'Imana. Reka dusenge, tujye dusenga. Gahunda no gusenga, nta kindi. Gahunda ni ugusenga, kandi tugasenga tutisengesheje, tugasenga tugahamagara Imana, Imana ikatwumva. Apana gusenga turangiza umuhango. Amen. Dusengere dushyira imbere y'Imana. Uwiteka Mana nziza, Imana yo kwizerwa, ndagushimye. Uri umubyeyi mwiza, uri umurengezi wacu. Izina ryawe rihabwe icyubahiro Jehova. Ndakwinginze kugira ngo aka kanya utwumve Mwami. Tuzamuriye imitima yacu imbere yawe, tuzamuriye umunwa wacu, amagambo yacu, amasengesho yacu kugusaba no kukwinginga no kugushimira. Ushimirwe kuko waturinze tukaba turiho, ushimirwe kuko waturemye kandi utwishimira, ushimirwe kuko waduhaye agakiza kawe ku buntu. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Reka nyaguhora ku ngoma Imana yacu, Imana nziza yo kwizerwa. Tumaze kuvuga ijambo rivuga gusenga, gusenga twerekeza imitima yacu imbere yawe, tukaguhamagara, tukakwambaza, tukagutabaza, tukagushimira. Uri umurengezi wacu nyaguhora ku ngoma, mu bibi no mu byiza turi imbere, tukuri imbere yawe Mwami. Ubana natwe, ngaho ukomeza utubere maso muri byose. Reka dukomeze twumve ijambo ryawe, kandi ukomeze twambika imbaraga, utwigishe gusenga, kuko ari wowe mwarimu mwiza, ni wowe mwarimu mwiza, ni wowe murengezi wacu. Twigishe gusenga, tujye tuza kutube imbere yawe dufite imitima iturije imbere yawe kandi yejejwe nawe. Urakoze kuko uri mwiza. Rero izina ryawe nirihabwe icyubahiro, ni mu izina rya mbisabye Kristo, amen. 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 Intego y'iri jambo ry'uyu munsi iravuga ngo gusenga bihinduka urwibutso. Yego. Usenge ku buryo bihinduka urwibutso imbere y'iki? Imana ishimwe. Imana yawe uyisenge hamwe uvuga ati Mana, hamwe ubwo yivuga ati kabisa uriya muntu ari kunsenga bihagije cyane. Rero ntawe turajya kure y'ijambo ry'Imana. Kuko igihe cyose tuzajya tuvuga ijambo, tugomba kugira reference mu ijambo ry'Imana. Nk'uko Bibiliya ivuga ngo niyo muhanuzi wa mbere mukuru, abandi bose bari munsi yayo. Yego. Ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa, byakozwe n'intumwa ibice 10, tusome ku murongo waho wa 34. Watangira hasi imbere, tusome ku murongo wa mbere. Naho ndikubona hamagara neza, wenda bateguye ngo ariko tubanze ku murongo wa mbere. Yego. Abandi baraza kugira ngo tutunakanya mu kanya. Kadusome. Haravuga ngo marayika abonekera Koruneliyo. Yakoze n'intumwa igice umurongo wa mbere. Hariho umuntu w'i Kayisariya witwa Koruneliyo, umutware w'abasirikari wo mu ngabo zitwa Italiyana. Yari umuntu w'umunyadini wubahana Imana nawe mu rugo rwe bose, wagiriraga abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Abona ku mugaragaro mwiyerekwa marayika w'Imana yinjiye iwe nko mu isaha ya 9 y'umunsi. Aramuhamagara ati Koruneliyo. Aramutumbira, aramutinya, aramubaza ati ni iki mwami? Aramusubiza ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba
urwibutso imbere y'Imana. Imana ishimwe. Ongera hasubiremo ku murongo wa 4. Hararyoshye. aramutumbira aramutinya aramubaza ati ni iki mwami aramusubiza ati gusenga kwawe ngo aramutumbira ngo aramutinya aramubaza ati ni iki mwami aramusubiza ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso ngo gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Imana ishimwe. Niho twahereye twatangiriye. No kuvuga ngo Korneliyo yasenze Imana, arasenga kugeza ubwo Imana yabyumvishije amasengesho ya Korneliyo agera imbere y'Imana. Aherekejwe n'ubuntu bwinshi. Imana ishimwe. Amasengesho yaraherekejwe n'ubuntu bwinshi. Yararimo amashimwe, yararimo mbese icyubahiro cy'Imana, imirimo y'Imana, ineza y'Imana. Yaraherekejwe n'imirimo kugira neza kwa Korneliyo, mbese gukorera Imana. Gusenga kujyanye n'imirimo. Ngo yarasenze amasengesho ye agera imbere y'Imana. Imana nayo ihaguruka ku ntebe yayo ifata marayika iramwohereza ngo genda umubwire ngo gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamuki. Ese turasenga mugani bikazamuka tutasenga bigahera aho ngaho. Ariko Mana koko turasenga amasengesho yacu akakugeraho Mana. Umva inkuru kuva na wajya usenga ahubwo njyewe ndaryumvishije ijambo ry'Imana numva ndatsinzwe. Gusenga mbese wumva uratsinzwe bati ukavuga ati kuko ndasenga kuko bikazamuka bikagera imbere y'Imana biryoshye. Ese imirimo yanjye yo iragenda ikayaherekeza. Imana ikavuga ati kuko Mutesi yakoze ibi cyangwa wowe wakoze ibi cyangerewe nakoze ibi n'ibi. Imana ikishima. Mwene data nshuti z'umusaraba, nshuti ya Yesu, rebo gusenga kwawe gahunda no gusenga ku buryo Imana inyohereza marayika. Gahunda no gusenga kugeza igihe Imana igutuma marayika ikavuga ngo ndakwishimiye, isengesho ryawe ryangezeho, imirimo yawe myiza yangezeho, gukiranuka kwawe nakumvishije, nanjye manukiye kugutabara. Imana ishimwe. Gusenga nta yindi gahunda no gusenga dukomeze. Umurongo wa 2 gato. Ngari umuntu w'umunyadini wubahana Imana nawo mu rugo rwe bose. Yari umuntu w'umunyadini wubahana Imana n'urugo rwe rwose. Nyine yari umunyadini. Yego. Ariko akubaha Imana. Ndetse ntiyasize nawo mu rugo rwose. Ariko urumva icyo kintu. Bose kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo yari umunyadini. Nibyo yabanjije. Yari umunyadini ariko wubaha Imana n'urugo rwe bose. Kuba umunyadini rero ni iki? Abantu muri ino minsi turimo guhatanira amadini. Ukumva umuntu arahatanira yahagaze ku kintu kimwe ngo nge ndiwe ndi umudivi, njyewe ndi umwadeperi, nge ndi umusilamu, uri umunyedini. Ariko ikiza cya Korneliyo yahagararaga ku idini rye, ariko ngakubahana Imana nabo mu rugo rwe bose. Urumva ni ibintu bibiri. Yari umunyedini kandi akubahana Imana nabo mu rugo rwe. No kuvuga ngo Imana yarabishimiraga. Reka Imana igusange mu idini urimo runaka ikwishimire. Reka mu dini urimo runaka wubaha Imana nabawe bose ntubasige. Ese uri umuhamya mu rugo ku buryo ahubwo ndabaza abagabo cyangwa imbaza abagore. Reka nibariza abagabo ko no Korneliyo yari umugabo. Bagabo bene data nshuti zanjye, wubaha Imana ku buryo no mu rugo babihamya. Ubabera itara. Ese nutubwiza ukuri. Ese n'umuturanyi wawe koko yavuga ati rewe yubahana Imana. Yanyugeze kuri. Mu rugo barabihamya. Abana bavuga ati papa wacu kabisara. Yubaha Imana. Nabo bakanabihamya mbese kuko Imana yawe nayo bayuba. Kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo yubahaga Imana ayubahana nabo mu rugo rwe bose.
bagabo bene data mutoza abana gusenga Mm. cyangwa abamagana gusenga ni personal. mugira umwanya mu rugo koko ku buryo muvuga ati aka kanya tujye kujya imbere y'Imana kandi twese muri abahamya ba Kristo mu rugo rwanyu. Abana babihamya, umugore wawe umwana ati mukorera nde, umwana agahita avuga ati dukorera Imana. werekana neza y'Imana mu rugo rwawe. Hari abagabo uziko abagabo bagera ibyo kurya mu rugo, hariho n'abagendana udufuka ngo baza guhaha bakagira ibyo kurya ati ibi byo mpashye bizageze ejo bundi kandi wamugara ntahage ntaruko byanakunda. Noneho muri no minsi n'ibintu byahenze, ashaka kugukubita 10 akavuga ati 10 rimara icyumweru kandi urijyana kuduka ntiryuzura envelope y'ijana. Ubwo umugabo arira ngaye mu kabari cyangwa muri restaurant. Hari abagabo nzi bajya bakora amakosa hagiye tugira umugisha wenda nk'abagabo tukaba twicara bakona umugabo yishyuye wenda 50,000 mu kabari cyangwa se yishyuye muri restaurant yatwuriye abandi bagabo yishyuye 50, yishyuye 60, ariko mu rugo rwe yabasigiye 10,000 yabariye kumara icyumweru. ubwo se mu rugo bazahamya koko bazabibazwa oya kandi abo ngabo kandi bafite agahinda, bafite umubabaro n'agahinda uri kuzubaturira umubu w'ibitunguru na za brusheti imbere na mbere, kandi nuhagira na bya birayi ubirye nutabihasanga urababaza aho y'amafaranga wayasize. Mbere na mbere rero nshuti zanjye, Imana mu rugo ngo Cornelia yubahaga Imana ayubahana nabo mu rugo be bose. ngo wagiraga abantu ubuntu bwinshi, bivuze ngo none aho ngaho naho ngavugaga n'abaturage sasa bahamya ko ubaha Imana. Ese abashanjura bagaburira ariko ijambo ry'Imana riri gutsinda abantu benshi, ariko Imana tubabarire kandi numara kubarira usenge cyane, gusenga ibyo kwibutsa imbere y'Imana, gusenga ugira ubuntu bwibutsa imbere y'Imana, gusenga ahari ntabwo utanga kugira ngo wishimishe uko yavugaga, ugatanga kugira ngo abantu bakubone ko watanze, kugira ngo mbese bakuvuge bavuga ati he ese Imana koko biyigeraho ikabibona ikavuga ngo gusenga kwaherekejwe n'ubuntu bwawe. akabaza gatoya kuri akuntu mu nsengero dutanga duhiga imihigo, nk'urugero wenda dufite kubaka urusengero sibyo, cyangwa se korali runaka yakoze igitaramo, bigasaba ngo umutesi igihe imbere uvuga amafaranga ugiye gutanga, rero nubibona gute? Se buriya ni byiza cyangwa ntabwo ari byiza? Uvuze ndakubajije ngo ugiye gusenga ukabona mu rusengero habaye fundraising, yego, bikangwa ko bavuga ngo abantu bose bitange, se uvuze ngo ntanze 50,000 se 10,000 ukabivugira imbere y'abantu, ni byiza cyangwa ntabwo ari byiza? Kubera kuko n'ubundi bivugiwe aho kandi bari kwitangisha aho ngaho nyine mu rusengero, ubihavugiye n'ubundi uhamanyije n'umutima wawe kumva icyo bari kuyitangishiriza, koko ukumva kigukomanze ku mutima, bari kwate abantu nibaze hano bitange, uwahamanya n'umutima wawe, ubishatse wagenda aho ngaho kwitanga cyangwa ukiyandikisha, ubishatse waca no mu gikari ukayatanga. Oya ntago ari ngombwa, ariko nanone badacishije iryo tangaza nimba ari ikintu kigize, ndi kuvuga wenda turabantu nk'50, Leo ndatanga 100,000, yego, undi ati ndatanga 1,000, cyangwa se ukabona umuntu utanze 100,000 bamukomeye iki amashyi, uw'igihumbi ntibayamukomere. buriya karagana kuko utanga amafaranga ukabivuga imbere y'abantu ni keza? Ntabwo ari keza kuko gacumuza abantu, ntabwo se Imana yabyemera, siyavuze ko utanga ushyira ku ruhande akantu uburyo uko bagatanga, ariko ntabwo Imana ibyemera, ahubwo ifata nk'ubwirasi, n'ubwishongozi, n'ubwirasi. Ushoboye gutanga ibyo 100,000 ngo bazubake, bazasiga amarangi urusengero, bazagire gute, wenda urugero kanaka, cyangwa uguriye pasiteri amavuta y'imodoka ngo ni essence, ariko hari umuntu wicaye iruhande rwawe ntayereko wagize kuko yaje gusengera akawunga,
kandi urimo no kubona n'inzara iri kumurebekaho no mu maso, ariko wowe nta kintu bikubwiye, ahubwo bavuze bya bindi kubera kwirata ubwirasi n'ubwiyemezi, wisuhaguruka bahambane ati nkubiseho ibihumbi 100, babandi nabo barebera mu mubiri baje kwishakira amafaranga, amashyi dereri. Nyamara buri umuntu waburaye, umuntu wavuye mu rugo abana bari kwicira isazi mu jisho, wa mugani w'Abanyarwanda, we nta nubwo akoma amashyi, ahubwo uramucumuza ahita ajya mu mutima we akavuga ati koko Mana, ubu muri biriya bihumbi 100 barimo gukusanya byo kuzagura irange, ntago wamamo n'igihumbi nkagaburira abana banjye akawunga. Uwo muntu rero aza no kugusuhuza gutya no kugukora mu ntoki wenda kugira ngo agusabe, ukamureba ukuntu asa, ugasanga bamukubise imitwe y'intoki ngo cyangwa bagahita banamugukura uruhande. Mwene abo bantu rero bitanga mu rusengero gutyo ayo mafaranga, umva bahita babafata bakabashyira imbere, baba bafite protokole. Imana itubabarire, turatsinzwe mu mitima yacu. Biriya n'ubwirasi bukabije n'Imana yanga. Imana itubabarire. Uyu nguyu we Imana kumuhamiriza ko ubuntu yagiraga igeze gute yarabibonye. Reka tume ku murongo waho wa 5. Kandi none tumuma abantu Yopa utumire umuntu witwa Simoni wahimbwe Petero. Ngo kandi none tuma abantu Yopa batume ku muntu witwa Simoni wahimbwe Petero. Acumbitse kwa Simoni w'umuhazi. Ngacumbitse kwa Simoni w'umuhazi. Urugo rwe ruri iruhande rw'inyanja. Urugo rwe ruri iruhande rw'inyanja. Marayika wavuganaga nawe? Yego, marayika wavuganaga nawe. Amaze kugenda. Ahamagara abagaragu be babiri. N'umusirikare w'umunyadini. Uwo mu bamukorera iteka. Amaze kubabwira ibyo byose. Abatuma Yopa. Dukomeje ngo ibyo Petero yeretswe. Ni amagambo menshi cyane. Aya ngaya turasimbuka, ariko hari ibyo Petero yeretswe. Gusa tuvuge ku murongo waho wa 9. Tugeze ku murongo wa 13 haribi. Bukeye bwaho bakiri mu nzira benda gusohora mu mudugudu, Petero ajya hejuru y'inzu gusenga nko mu isaha ya 6. Arasonza ashaka kurya. Bakibyitegura aba nk'urota, abona ijuru rikingutse, maze ikintu kiramanuka gisa n'umwenda w'umukoma hasi, gifashwe ku binyita 4 kijya hasi. Harimo inyamaswa z'amoko yose zigenza, amaguru 4 n'ibikururuka hasi byose, n'ibiguruka mu kirere byose. Ijwi riramubwira ati, haguruka Petero ubage urye. Petero ati, oya mwami, kuko ntigeze kurya ikizira cyangwa igihumanya. Iryo jwi rimusubiza bwa kabiri riti, iby'Imana ihumanuye wabyita ibizira. Biba bityo 3, icyo kintu gihera ko gisubizwa mu ijuru. Maze tujye ku murongo waho wa 22, sibyo? Yego. Oya 19. Petero agitekereza ibyo yeretswe, Mwuka aramubwira ati, dore abantu 3 baragushaka, sibyo? Yego. Haguruka umanuke ujyane nabo udashidikanya, kuko ari nge bato. Petero aramanuka asanga abo bantu, arabwira ati, ni ngewe uwo mushaka, mwazanywe n'iki? 22. Baramusubiza bati, Kornelio utwara umutwe w'abasirikare 100, umuntu ukiranuka, wubaha Imana, ushimwa n'ubwoko bwose bw'Abayuda, wabwirijwe na marayika wera, yabwirijwe na marayika wera kugutumira ngo uziwe yumva amagambo yawe. Nuko arabinjiza arabacumbikira. Arashaka gusoma gakeya. Baramuhamirije. Ese nawe aka kanya baraguhamiriza. Bati, utwara umutwe w'abasirikare 100, umuntu ukiranuka. Ese nawe aka kanya bageze ku muturanya bakamubaza cyangwa ku nshuti yawe, yavuga ngo urakiranuka, baguhamiriza mwabavandimwe.
aho muyobora bo Ha. Yemwe bayobozi b'insengero b'amadini. nushaka kuvuga ubuyobozi busanzwe Aba- uyu musirikare yavuze ngo umutware kandi Umutware utwara umutwe abantu basirikare ijana umuntu ukiranuka umuntu ukiranuka wubaha Imana. ushimwa n'ubwoko bwose bw'abayuda. Ese wa muyobozi we aho uri aho wicaye esikoti yawe yabihamya kuko ikavuga ngo uwubaha Imana, ariko yabihamya cyangwa se ntinabihamya gusa kubaha Imana bifungura ijuru. ni nabwo bwenge niko birivuga. kubaha Imana niyo bwenge kumbwira ko kujijura. Twikomereze Twikomereze twigendere, ntabwo turi abacamanza. Uwumva niyumve, ahangaha ni ukuburira. Petero ajya kwa Koruneliyo, sibyo? Amagambo nararyoshye kandi yasomwe izina rya Yesu. Reka tuyasome. Bukeye bwaho Petero arahaguruka avanayo n'abo bantu na bene data bamwe biyopa, nabo bajyana nawe. Bukeye bagera i Kayisariya, basanga Koruneliyo abategereje, yateranije bene wabo n'inshuti z'amagara. Petero agiye kwinjira, Koruneliyo aramusanganira, yikubita imbere y'ibirenge bye aramuramya. Ariko Petero aramuhagurutsa ati, haguruka nanjye ndi umuntu nkawe. Guca bugufi k'umukozi w'Imana pe. Guca bugufi. Ati haguruka nawe ndi umuntu nkawe. Mu gihe aka kanya abayobozi b'amadini byonyine no kumuhamagara mu izina wakubitwa urebye nabi. Udahamagaye bishop, Dadi, papa, mushumba, uca na bugufi cyane cyane wakubitwa. Ariko dore Petero intumwa cyangwa se uwo Yesu yubatseho itorero, yego aravuga ati oya haguruka. Bari bamuciriye bugufi ngo bamweretse ibyubahiro, ngo ariko aravuga ngo haguruka ndi umuntu nkawe, icyubahiro ni icy'Imana. Ndi umuntu nkawe ujegera urwara, ndi umuntu nkawe. Petero yubahaga Imana, Imana ishimwe. Petero yubashye Imana kugeza igihe bamuciriye bugufi ngo aravuga ngo haguruka nanjye ndi umuntu nkawe, Imana ishimwe. Ese wowe aka kanya wowe iyo wirebye mu byubahiro byawe byo mu isi ufite ntakwambuye, iyo wirebye wumva bimeze gute? Wumva icyubahiro cyawe gishingiye hehe? Gishingiye kurinde? Komereza mujya mukurikirana Bibiliya, twese dusomane. Namwe mufite Bibiliya, mujya mukurikirana Bibiliya. Aka kanya turimo kwigishanya ariko tunahugurana. Imana ishimwe. kugira ngo naho kuboneka ibyo ndi gusoma ari ukuri, wasanga ndi kubica hejuru, ndetse uzanabikomeza ubisome mpaka bakivugana arinjira. Ngo bakivugana arinjira, asanga abantu benshi bahateraniye. Arababwira ati muzi yuko kizira, ngo muzi yuko kizira k'umuyuda ifatanya n'ubundi bwoko, ngo muzi yuko kizira k'umuyuda yifatanya n'ubundi bwoko cyangwa mugenderera. Ariko njyeweho Petero, Imana yanyeretse ko ntagira umuntu nita ikizira cyangwa igihumanya. ngo Imana yanyeretse ko ntagira umuntu nita ikizira cyangwa igihumanya. Nicyo gitumye ntanga kuza ntumiwe. Ntanga kuza ntumiwe. Imana ishimwe. None ndababaza icyo muntu umiriye. Urumva ngaho Imana amaze gukuraho kibita ikizira. Yakuyeho ikizira. Yawe ningo yeretswe. Nicyo bishushanya. Yego. Yeretswe bwa mbere akabona inyama zose zimuriho. Petero ati ntabwo narya ibintu bigize gute bizira. Iki Imana yaziruwe. Ati mbese ibyaturutse mu ijuru biziruwe urabyita ibizira? Bivuze ngo nanga Petero yavuze ati abukurije ibyo yeretswe. Yego. Ati Imana yamaze guhumanura. Koruneliyo ati dore uyu ni umunsi wa kane. Ubwo nari ndi mu nzu yanjye nsenga. Magingo aya ari ya saa 9. Umuntu ahagarara imbere yanjye yambaye imyenda irabagirana. Arambwira ati Koruneliyo,
gusenga kwawe kwarumviswe n'ubuntu bwawe bwibutswe imbere y'Imana. Imana ishimwe ngo gusenga kwa iryo jambo narikunze Imana imfashe iri imbere ry'umumaro. Nuko ituma umuntu yopa. Utumire Simoni wahimbwe Petero acumbitse kwa Simoni w'umuhazi hafi y'inyanja. Uwo mwanya ndagutumira ngo nawe wakoze neza ubwo uje. Abakozi b'Imana aho niwe batumira mujye gutumika. Babanza kureba ngo ni kwande, ngo bazanyakira gute. Umuhanda ugerayo se agatransport niko babaza kambere, wavuga ko karahari ngo nangahe se, ngo yashyire kuri iyi nimero. Ahubwo abakozi b'Imana dufite se bahora berekwa cyangwa ntago berekwa. None ko Petero bagari mu mwanya ntago berekwa ntago mbaciriye urubanza, ariko ntago berekwa. Kubera ko uramutse wereka umuntu akagutumaho uri umukozi w'Imana, ubabibonye kare ukagenda utabanje kuvuga ngo nintabona message ya Momo ngo ntabwo nzahaguruka. Igomba kuza mbere nkaza nyuma. Maze 23 umwanya ndagutumira ngo 23 uwo mwanya ndagutumira nawe wakoze neza ubwuje. Nuko none turi hano twese imbere y'Imana dushaka kumva ibyo umwami Imana gutegetse kutubwira. Atafite inyota yo kumva ijambo ry'Imana. Bo baranamutumiye kandi amaze no kuza nabo bari mu mwuka, bari bafite kwizera. Baramubwira ngo dushaka kumva ijambo Imana yagutumye kutubwira, kandi nibo bamutumiye. Urumva icyo kintu uriko bahaye agaciro amavuta murimo. Baramutumira kandi nawe arakora araza, ntiyabarushya yonyine no kuza nabo, kuko bari nabo mu mwanya w'Imana. Bamuhaye icyubahiro nk'umukozi w'Imana. Baramubwira ati wakoze kuza, kandi dufite inyota yo utubwire ijambo Imana yagutumye kuza kutubwira. Ese wa mukozi w'Imana we wo muri no minsi, abantu nimba bagutumiye ukabaca transport bakayohereza, koko ugerayo bafite n'inyota yo kugira ngo babwire ibyo Imana yagutumye kuza kuvuga. Ese Imana yagutumye kuza kuvuga ntago yaguhitike? Ese we ntago wari kugenda, ahubwo Imana ikabakoresha abo bantu iyo tike bakayiguha kutari uyibuze? Petero urugero rwiza. Petero n'urugero rwiza. Oya ntiyajaje, nta nubwo yababuranyije ngo muranunguye cyangwa iki. Yafatiye haragenda, nabo baramushimira ngo wakoze kuza. Kubera ko nawe yarafite yerekwa, yarafite n'ibyo batwariye ibiryo by'umwuka, yarafite ijambo ry'Imana rimurimo, yari ayobowe n'Imana. Ariko muri no minsi ikintu kitwishe, turiyobora tukitumikiriza ahantu tutatumiwe, tudafite n'ibyo tujyanye yo ugasanga turavuga ubusa. Imana itubabarire. Ngo dushaka kumva ibyo umwami Imana yagutegetse kutubwira. Ese aka kanya uragenda ukavuga ibyo Imana yagutegetse kuvuga, cyangwa urabishakisha ukabihimbira ngo akabirepeta ukabikubita ngo kugira ngo ushimishe amatwi ari imbere yawe? Ese Imana irabyishimira? Imana itubabarire. Petero aterura amagambo ati nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni. Imana ishimwe ngo nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni. Petero abikuye mu kanwa ke. Kubera iki? Yaratumiwe ahantu hakomeye ibwami. Nanone kandi yaragiye mu bundi bwoko butari ubw'iwabo. Azingo nibo bonyine Imana. Yego, ariko amenya kuko Imana yakuyeho ikizira.
yari yamukoreye kiziramubwira ati genda. muri Yesu twese turi abana b'Imana. Urumva ubwoko yari agiyemo no kugira ngo avuge ngo menye yuko Imana itarobanura ku butoni, bivuze kuko byaramurenze ahantu yari agiye. Ntago yari azi ko yajyayo, ntago yari azi kuko bashobora kumutumira bakamutumira ngo naze, ntago yari azi kuko bashobora kumwakira none bakanamwereka ko bafite inyota kugira ngo ababwire iby'Imana yamutumyeho. Abona mbese biramurenze, aravuga ati menye yuko Imana itarobanura ku butoni. Nushaka uba uri umukene, nushaka uba uri umukire, nushaka uba uciriritse, nushaka uba wambaye neza, nushaka wambaye nabi, nushaka uba urya ibijumba, nushaka uba urya dodo, abandi barya makaroni na za pizza, duhuriye ku izina rimwe, twitwa abana b'Imana. Ibyo biraduhagije. naho ndasobaneza ushaka gukomeza azakomeze nawe. Ahubwo mu mahanga yose, ngahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka, iramwemera. Haleluya, amen. Ngo ahubwo mu mahanga yose ngo uyubaha agakora ibyo gukiranuka, ngo iramwemera. Reka aka kanya nawe Imana ikwemere. Reka aka kanya Imana ikwemere kubera imirimo yawe, ibyo gukiranuka kwawe, uko witwara, uko ubanye n'Imana, uko ubanye n'abantu bayo, uko ubayeho mu gakiza, imbuto wera. Reka Imana ikwemere, kuko Imana ikwemeye ikwemeza n'abantu. Kandi koko Imana yemeye Korneliyo imeza abayuda cyane. Oyo David ati kabisa ndemeye bahita bamutumira igitaraganya nawe kuko ari Imana yari yamutoranyije, ntiyajijinganyije, yahise agenda. Bahita banamushimira ngo wakoze kuza, ngo dufite inyota kugira ngo tugaburire ibyo Imana yaguhaye kutubwira. Kandi gasi ngombwa ko abantu bakwemera. Ntabwo turi kwemeza abantu, Imana ikwemeza. Ahubwo Imana reka ikwemere. Nimara kukwemera izakwemeza n'abantu. Imana ishimwe. Tugiye gusenga mate. Yumva nta n'ibintu byinshi kuvuga kuko n'ubundi nusenga ntihandi havuga ngo ese nukora ibyo senga nacyo uzabura, senga nacyo uzabura, senga nacyo uzabura, senga nacyo uzabura, kandi n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azacyashwa no gusenga. Kandi ntutibagirwe ko yuko aho tujya hose, kuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data, kandi ntitwibagirwe kuko aho tujya hose, kuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Sicyo navuga, aho uri hose, aho ukorera hose, aho uherereye hose, uri we wese, nusenga Imana izakwemera, ikwemeze n'abantu. Nugira ubuntu Imana izagushyigikira, izagusapotinga ibihe byose. Ngo Aburahamu yubashye Imana nayo iramwubahisha. Kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka, nta yindi password. Senga kandi usenge werekeje umutima wawe ku Mana. Usenge ubihe umwanya, ubifiringe, usenge biburwibutse imbere y'Imana. Abantu babibenye kugira ubuntu. Wumve mbese marayika azi iruhande rwawe akubwire ngo Imana yishimiye gusenga kwawe, kwayigezeho guherekejwe n'ubuntu bwawe. Reka dusenga tutisengesheje, dusenga Imana, duhamagara Imana. Umwenda wari ukingirije ahera waratanyutse, dusenga Imana. Ntago senga aho uri we wese, sabana n'Imana. Senga sabana n'Imana. Senga gusenga si umuhango, kwihana nibyo ngenzi. Senga amasengesho yawe ajyane n'ubuntu bwawe, ajyane n'ibikorwa byawe, ajyane n'imbuto zo gusenga koko, ugaragare kurimo gusenga. Senga kugeza igihe Imana ikwemera ikakwemeza n'abandi.
Imana ishimwe. Reka dusenga Imana. Amen. Mana nziza, Mana yo kwizerwa, Mana turagusenze, turakwinginze, turaguhamagaye. Reka gusenga kwacu Mwami kukugereho. Abenshi ntituzi gusenga, twasengaga turi nk'abarangiza umuhango, twasengaga mbese turi nk'abari kwenjoyinga, twasengaga tutazi ibyo turimo Mwami, ariko tubonye kuko gusenga kwacu kugera imbere yawe, maze nyaguhora ku ngoma ukatwumva. Iyo tugusenganye umwete, iyo tugusenganye umutima wacu ukunze, iyo tugusenganye ubuntu bwacu buherekeza amasengesho yacu, tubonye kuko Korneliya yarasenze, arasenga yemerwa n'abantu, ndetse bakamutangira n'ubuhamya, bakavuga ngo ni umukuru w'ingabo, ngo ariko wubaha Imana, bakabihamya, kandi ngo yakubahanaga n'urugo rwe rwose. Tubonye kuko Petero wamukuriyeho ikizira, maze ngo uhuza ubwoko butari buhuje, kuko akuyeho ikizira, maze ngo umuha guca bugufi, maze Mwami Imana yacu ngo baramutumira, ngo arangije ahageze ngo aravuga ngo abonye kutarobanura ku butoni. Mana ushimwe, ntabwo urebanura ku butoni, twese turi abana bawe Mwami, ntudusumbanya, ahubwo tuje imbere yawe ngo tuzanye umutima umenetse, tuje by'ukuri nyakuri tugushaka Mwami Imana, ngo ujye uturinganiza kuko ikizira bagikuyeho, tukitwa abana bawe. Ngo tubabarire gukiranirwa kwacu nyaguhora ku ngoma, tubabarire kwihanika, kwishyira hejuru, twigisha guca bugufi Mwami Imana yacu imbere yawe, icyubahiro ni icyawe, kugira ngo nyaguhora ku ngoma ubashe kutwemera wowe, numara kutwemeza uzatwemeza n'abandi. Ijambo ryawe ryatubwiye ntabwo urobanura ku butoni, kandi ibyo koko ni ukuri Mwami w'abami. Urakoze kukumva gusenga Data, gabanya barimbuka wongera bakizwa nyaguhora ku ngoma. Komeza utubyutse dushyire mu muhate wo kugira ngo tuze kugusenga imbere yawe, tuzanye imitima tuyikwerekejeho, tudafite ibindi birangamirwa hirya no hino, ahubwo Mwami Imana tuzana umutima wacu wose imbere yawe, icyubahiro ni icyawe. Urakoze gukumvisha gusenga, komeza uturindire umubiri n'ubugingo Mwami, komeza utuyobore muri urugendo turimo muri iyi si turimo Mwami, ukomeze ubane natwe imbere n'inyuma, kandi utwigishe no kubana n'abandi. Amasengesho yacu agira urukundo, agire imirimo iyaherekeje. Urakoze kuko wera rero, ni wowe byose kugufite, izina ryawe rishyirwe hejuru, ni mu izina rya mbisabye nizeye Kristo, none n'iteka ryose. Amen. Amen. Amen.